Ikaze kuri Gisenyi Komisiyoneri, mukomeze mugubwe neza aho muherereye hose. Uyu munsi turi hepfo ya stade hamwe na centre de santé ihaba ahantu hitwa kuri foyer. Tuje kubereka iyi nyubako nziza, inyubako imeneye hejuru, imeze neza cyane. Inyubako iri mu kibanza gifite ubuso 400, ifite akajaride keza, ikagira inzu y'umukozi nziza. Karubi tubereke. Iyo tugeze muri salo tubona salo nziza yisanzuye, tukabona igikoni kiri open, tukagira douche na toilette byo muri salo, kuko iyi nzu ikintu yihariyeho tuje kubereka ifite icyumba na salo. Nukuvuga ko iyi nzu ubuso bwo kubaka buri hejuru, kuko nibwo bumeneye. Mu gihe ushaka kwashyira indi nyubako wakomerezaho ushyiramo ubundi ukomereza ku buso bwo hejuru bumeneye, ukashyira inzu y'ibyumba 2 na salo. Ubwo hano hose tukaba turi mu kibanza gifite ubushobozi bwo kwakira ibyumba bitari hasi ya 4 ndetse na 3. Nukuvuga ngo iyi nzu dushakamo amayero 50,000. Kuba mu manyarwanda birajya gusika muri miliyoni 85 z'amanyarwanda. Iyi nzu niyo umuntu uba hanze, niyo mpamvu tuvuze mu mayero, uko niyo yadutumye. Murabona ko imeze neza. Reba plafo yayo ni gypsum idafite ibikabyo, basizemo du spotlight twiza ku buryo hameze neza cyane. Twegere haruguru turebe view yose ndetse na hahandi twakira ibyumba 2. Yes, hano ni handi twabwiye ko ushobora kuhashyira ibyumba 2 kandi byavamo. Urabona ko nyirayo yarateganyije, yasizemo n'amakoroni ku buryo ushobora guhita ukomerezaho bitakugoye cyane. Murazibona koroni yazisizemo. Iki gice wakishyiramo indi nzu nziza kandi yunganira iyo hasi. Reka noneho dutekereze kuri ibi bintu. Niba uri umusore ufite ayo mafaranga amayeri 50,000, waza aha hantu ukahagira akagito keza kagasirimu. Abasirimu tumenyane, aba diaspora tumenyane, mutekereza aka kantu. Ushobora kuba ushaka kujya uza kuruhukira mu Rwanda, ukifatira aka kantu ukajya uza uruhukiramo. Si ngombwa no kongera kugereka hejuru, keretse hari nk'umuryango uhaguze bafite ubushobozi bwo gukomerezaho kubaka aha hejuru, biremewe cyane. Ni Gisenyi Komisiyoneri, turabakunda cyane. Mukande subscribe, ikindi muhamagare kuri 078 300 875. Turabakunda cyane.